Yes, reka nyine mbasuhuze bifurize kugira ibihe byiza nshuti bakuzi bacu muri hatandukanye twizere ko mumeze neza cyane kuri munsi wa gatandatu w'icyumweru. Ni uwa gatandatu uryoshye, ni uwa gatandatu uri mu makuru menshi cyane muri equipe ya Rayon Sport. Ni uwa gatandatu udakwiye kuza gucikwa n'iki kiganiro ni segonda na rimwe niri gucika uraza kuba uhombye. Uri kuri Viva Rayon Sport TV yanyu, ni channel ibagezaho amakuru agezweho muri equipe ya Rayon Sport acukumbuye ku majwi meza, amashusho yo asinakubwira bya bintu biryoshye neza cyane. Tugiye muri transfer z'ikipe ya Rayon Sport, ndakubwira rutayizamu tayari equipe ya Rayon Sport yamaze kuba imugeraho, hanyuma turaza kuvaho ngaho turebe ku bandi bakinnyi babiri b'ibisuka b'abanyarwanda bashobora kuza kwinjira muri equipe ya Rayon Sport, cyane ko hari surprise Rayon Sport ishiye abakunzi bayo. Rayon Sport iri gushaka nimero 10 hatari, nimero 10 hatari. Niwumva hatari nyine ubyumve, hatari yakufa. Wa mu nimero 10 ubugenda gutya. Ubugenda nkuca mu makona. Muyireke ngatanga passe. Muraza kumbwira. Hanyuma Rayon Sport kandi iracyari ku isoko ry'umuwinga. Umukinnyi wa mbere yageze mu Rwanda, abandi barahagera ryari, byose turaza kubigarukaho bite byahari ingingo na Henry Musanga ndetse na Ndayishimiye Richard. Mfite latest updates, amakuru yabo agezweho kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Rayon Day ni tariki 18, mwarabyumvise nta gihinduka, ariko se imyiteguro abafitiye abikorwa bacha muri equipe ya Rayon Sport byo bimeze bite? Imyitozo igicumbi turaza kuba turiyo, byo biraza kuba bihagaze bite? Byose ndabizanye mu nyemerere nze kubirambura ahangaha, ntuze gucikwa na gato. Ariko mbere ya byose bavuye ko amaze gukora subscribe ahangaha kuri Viva. Nusanga utari wayikora bibaze ngutegereje iki, nicyo gihe ni nako kanya tereka bayita gikundiro isaro ry'Inyanza rifite amakuru menshi cyane. Hanyuma uze gukora kuri like, ntacyo bitwaye, na akantu gato rwose ndaza kubikunda cyane. Hama ibitekerezo byanyu nabyo ku nyingo zitandukanye turaza kuganiraho, ndaza kuba mbihaye ikaze. Ngewe nitwa Tuyishime Gilbert, kakaya ningiye muri kumwe rwose, ningiye muri kuganira. Ntabwo turafata iminota myinshi, ni iminota mike cyane dukubita twihuta tubangura, mwavuga ngo nugukubita tubangura, ntabwo turabatindana cyane. Rayon Sport iri mu bintu byayo, iri mu tuntu twayo ya baba, ariko hari indirimbo zizaririmba Rayon ni wowe dukunda, nta yindi kipe yaza ku mutima. Rayon horana imana, ubutwari n'intsinzi. Izi ndirimbo muzaziririmba, mwongere muziririmbe. Umugani wa mupasiteri ngo iyi si tuyikirizwamo. Izi ndirimbo muzaziririmba, mwongere nyine murumva ibintu byinshi ibibereka ko bidashoboka. Ariko ndongera mvuge ngo we Mabure, we Mabure, narakubwiye nakuburiye kare, sinzigera numva habaho kwivuguruza. Iyo kwivuguruza kwayo mu rukiko urubanza uburutsinzwe urabyemera, bahita bavuga ati ambaje yavuze habayeho kwivuguruza, urubanza agize ate ararutsinzwe. We Mabure, ntuzansindanwa urubanza, urimenye, ntuzansindanwa urubanza, uzatsindwe ku giti cyawe. Ariko Mabure uzagerageze urubanza nturunsindanwe. Reka mbere ku bakinnyi b'abanyarwanda, iyi breaking narayimenye, nyimenye abantu barakangarira baravuga ati ibintu ntabwo bishoboka. Wowe baravuga ati ibyo ni ibihuha. Ndongera ndayimena bwa kabiri, abantu baravuga ati ntibishoboka. Ndayimena bwa gatatu, ubu bwa kane mitanerekaho n'agashingura cumu kubita agasumari n'inyundo ndomeka. Ubwo igisigaye duhita tubivuga ngo ibisigaye tubihariye nde Nyagasani. Mureri ratongora umuntu. Nababwiye umukinnyi, ndababwira ngo mushobora gutungurwa. Mbabwira uburyo umukinnyi bamushyizeho icyo bita ingenza cyangwa se za maneko. Ubu Rayon Sport ifite ikintu cyitwa maneko ziteye ubwoba kuri iri soko. Rayon Sport ishaka gukora signing
izatuma kuri Rayon Day buri mureyo wese aho azaba ari azumva akeneye kujya kuri stade. Ntimubone Rayon Sport muri kuvuga ngo iri kugura imifungo, ngiri kugura abo bana, nyine niyo polisi ya Rayon Sport, niyo structure ya Rayon Sport. Iyo biza kwa gukoresha amafaranga menshi nabwo yari kubikora, ariko rero nyuma ya Kwizera Olivier irashaka kumanura undi munyarwanda ufite igiciro. Narababwiye ngo iyi transfer niba successful, niba yaciyemo nta mafaranga mfite, nibagiye gutanga tribute ariko ndayitanga mu kanya, nta mafaranga mfite ariko nzafata ibikapu byanjye mpakinge, niba nzashyiramo agaki n'agaki, ngewe mpakinge ibikapu byanjye njye ku mucanga, nzajya kuri Muhazi Rwamagana, cyangwa se njye Rusizi, cyangwa se njye Karongi, cyangwa njye Rubavu. Aho nishake nzabe maryamye n'iyubusa, ariko ngenda ndeba mu kirere nishimira transfer ya Rayon Sport. Kandi urwo rugendo nzarukora, kandi tuzarugendana, nzaba ndi live. Urwo rugendo nzarukora mpakinga, manuke njyeho mu ntara, ngende nisi buri kanya mvuga izina ry'umukinnyi wasinye Rayon Sport. Umukinnyi bamushyizeho ikintu cyitwa Mane, baravuga ati wowe tuneke icyakora naramuka abonye ikipe hanze, it's okay, it's fine, ko ishobora kumuha ibirenze ibyo twe twamuha. Ariko binabaye byiza iyo kipe turajya mu mitsi tukayinesha, why not? Kubera iki? Umusatsi wanjye urajagaraye kubera ko uyu munsi niwe ndi kuwushimamo cyane, nkukwata nibaza inzira biracamo kugira ngo transfer ibe successful. Ntabwo ari njyewe gusa, Murenza Budarari gutanga aravuza akarura ati ni mumucungire hafi. Ariko uyu ni umukinnyi bareyo, naramubabwiye ni umukinnyi azi umupira. Ruboneka Jean Bosco ntabwo Rayon Sport yamufatira ko ari umukinnyi utandukanye na APR, kwa kundi ngo birukanye Ramazani, umupira wananiye agasigarana amagambo, icyo akaba ari cyasigaye gusa agaragara muri media, ariko mu kibuga kufunga byo ntibishoboka. Uwo siwere yiriho, ntabwo ari Gilbert bakubwira ngo statistique ze mu myaka amaze muri APR ngafitemo ibitego 10, nese byabure muri Mukeba birabonekera muri Mukeba, kandi oya ntabwo arabo. Rayon Sport irashaka gutitiza umujyi, umugani wa Nepo my colleague ngo titiza nakurikiranye uburyo bari kuyigendaho, nakurikiranye uburyo Rayon Sport iri kugenda rununu. Uyu musore witwa Ruboneka Jean Bosco, ubwo izina kandi namaze kurirekura, ariko se n'ubwa mbere ndivuze, mu bambere mba narirekuye n'inyamabwira ngo ndi imbere muri transfers aha mu Rwanda. Aha mujye mubireka, noneho ngewe ndi no mu banyamakuru baki aha mu Rwanda baza abakinnyi bose Rayon Sport yaguze muri iyi Mercato. Bebeto ndamuzi, namubabwiye tangu ya Mabe. Mubaraka namutanzeho amakuru, ndamuzi neza gutya. Uyu witwa Fabio Nkundimana utya ndamuzi neza kubimusanze gutya. Ukavuga bose mbabwira okay, mwe mwumve ko mbazi. Uyu Ndayishimiye Didier ndamuzi, ni umwana wa Brasserie hariya ku mazi kabisa, ni umwana wakuze ari gifata mirifi atamiri. Abo si abanyarwanda Rayon Sport yaguze. Wenda uwo ntazi ni Muza Daniel na Ishimwe Didier wundi wavuye muri Gorilla, ariko urajya kumva abenshi muri nari mbazi, ngenza urwego rwabo. Uvuga ntutarabona, ntese undi wavuga gute umuntu utabonye? Twebwe duhere hanga i Kigali tukareba APR tukareba Rayon, nta muntu ushaka kujya mu ntara ngo ajye kureba Gicumbi na Etincelle zakinnye ngabone Matumo na wamubona gute se? Nta muntu ushaka kujya kureba Marine yakinnye na Musanze ngarebe Fabio bamuhaye umwanya we n'ikipe yabo y'Musanze ara mu bihunge, yamubona gute se? Nese ngiye wamubonye ni Rayon Sport ni mamagara nkatanga recommandation nkavuga ngo njo uyu mujuwere ni bo, nkatanga recommandation.
Rayon Sport yabuzwa n'iki kumusinyisha? Ko narebye imikino myinshi ya Marine ndamuzi. Nisinzwe Cristiano babwiye parcours ye kuva atangiye mu mpere no mu barero yahereyemo kugira ngo mubyumve ko muzi. Ariko uyu munsi umuntu arakubwira ngo wapi. Noneho ibyo nushaka kubyirengagiza, we banzure ngo umutoza bagiye kuba bari gukorana n'inde. Umutoza ugiye kuba afite abajuwera bakora habagira gutya hindura manura zamu. Amera nk'uri kudirija kwaya. Ngo nukudirija kwa. Ameze nk'uri maradirija kwaya. Nurangiza ujya aho ngaho witere kuvuga ngo Rayon Sport ngo ntakibonaho. Mabure. Uyu Ruboneka rero mw'abantu mwe, dore ko ibintu biteye ubundi reka mbivuge mbe no mu bintu byinshi. Ruboneka aracyari i Kigali. Ruboneka afite offre abiri hanze. Ruboneka afite offre mu bihugu by'Abarabu. Ruboneka aradiringa muri Libya. Ruboneka ariko no muri Tanzania no bigeze kumutekerezaho, uretse ko uyu munsi biri kugenda gake. Hari abantu bari kumugenda step by step, intambwe ku ntambwe, akorora bamuha igikombe cy'amazi, ikirahure cy'amazi. Yitsamura bamukubita kanini no ati ntuhugane. Yayura bayita kandi bafata kana urukete ati timirwa ntikibumbe. Asapfura bahita bafata agapapuro baterekana ati bamushyishyira ati mera neza udahugana kwa kuninga ikibondo bagitwara mu amezi 9 mu nda ngo ngadahuga kugira ngo ntahugana. Nibyo bari gukorera Ruboneka. Uribaza ngo ni bande? Narabavuze. Ruboneka Rayon Sport muri ho gutya. Uzi ukuntu iyo wagujije amafaranga umuntu utizeye ukuntu biba bimeze. Kavuga ati wenda 500 ubikuye muri boutique muri business yawe, business ukora. Anyway, bamenyeshe ko turanamamaza hano kuri Viva, turamamaza rwose. Business yose waba ukora Viva Company Group turakwamariza nta kibazo. Yizane ku mafaranga make yawe ashoboka, ntutinye komanga mu birigano bya publicity yawe gicamo nta kibazo rwose, ntago tuzananizanye. Urumva kwa kundi bamuhaye amafaranga ugenda umucunga uvuga atatanshika, ugenda umucunga uvuga atata uko niko Rayon Sport iri kuwitwa Ruboneka Jean Bosco. Bamuvuga ati ameze nk'uri turi nta deni Ruboneka arimo Rayon Sport. Oya, ntaryo rwose. Icyo cyo kibe clear. Ruboneka nta deni arimo Rayon, ahubwo ni Rayon Sport iri kumushaka. Baramugenda gake katono malembe icyo bita katono malembe. Iyi signing imwe murayivuga iki? Ruboneka z'umupira. Ruboneka yakina 8 umubonye ku 8. Ubwo numwango Ndayishimiye Richard uransonyo urayitumba barira cyane kuba warahaye Rayon Sport service bien, turabigushimiye. Hari naho nagiye numva directeur technique na hari ingingo bavuga ko ngo service za Ndayishimiye Richard ngo zitabanyura 100% ijana ku ijana. Numwango rero yabigiye kugira competition ku 8 y'abanyarwanda gusa. Hari Ruboneka Jean Bosco, hari Nkundimana aka Fabio bita Fabio. Rumva wenda indi nimero 8 se yabisigaye aho ngaho ni iyi. Ndumva kuri nimero 8 baba ari abo babiri, yazajya bari Ruboneka urasimburwa na Fabio, cyangwa akaba ari Fabio urasimburwa na Ruboneka. Ahubwo noneho ugashaka inkuba ku 10 no kuri 6 akaro hari n'umunyamahanga ku 8 witwa Jingale. Ubwo ku 8 baba babaye 3. Uretse ko uyu Jingale ashobora no kuza Jingale Ibrahim ashobora no gukina kuri 6 kubera ko n'umusore detaye. Rayon Sport urumva haba harimo competition, ariko ufite umunyarwanda nka Ruboneka urahura na APR yamusezere bitunguranye, akajya amanuka ameze nk'intare yakomeretse avuga ati ndayisya ndayicucuma. Aho ngaho baba wizeye 3. Kandi APR nakomeje kuyibwira ngo beware imyaka umaze ugaragaza Rayon Sport agati
ndi kujya nambara rinete zanjye zisesengura nkabibona ko bishobora ko ari we waba utahiwe bitanatinze kandi kuva kuri Super Coupe ubirya muri shampiyona ubirya arere tour ubirya Peace Cup wisheta ubirya Heroes Cup muhura ubirya ndiko ndabibona uwo ni Ruboneka nawe rero umva verisiyo ye ku bantu bamuri hafi aribaza ati cyangwa aravuga ati mu gihe byaba bidakunze ko njya hanze ngo nsinya andi masezerano numva nishimiye next destination yanjye ni Rayon Sport. Ako kantu nakumvise mpita numva umutima wanjye urakeye urerutse ndavuga ati Ruboneka ahubwo mujye mumugenda iruhande mufite akaji mufite agafanta mufite agaplato k'inkoko mufite agasosiso mufite akayawurute mufite utuntu tw'utuji twa marakuja mufite ikivuguto cya kampani imwe mufite buri kuburyo nta kintu arabura Rayon Sport yaki ariko nyine mu byumve ko ibintu biri mu mayiragiri arajya hanze cyangwa arasinyira rero kuko polisi yo ntabwo yacetaga tuza kuri rero Rayon Sport y'uyu munsi polisi ntibishoboka kandi ubwo ngasubiye muri APR nabyo ntibishoboka kandi Ruboneka uryavuye muri APR mwese murabuzi yari ari kudiringa amasezerano ahita baramuhamagara ati ngwino tugire ibyo tuvugana yozeyo irizi leta abaragiye nuvuga ngo yagiye atunguwe ntabwo yagiye ari ibintu yari yateguye yagiye atunguwe baramutunguye umugana wa mukinnyi wo muri handball witwa Mbese utunguwe wabije abaratunguwe abagiye gutyo uwo Rayon Sport murera imuriho gutyo intambwe ku ntambwe ntabwo ari we wenyine kubera ko na mugenzi we witwa Niyomugabo Claude we gusa nubwo bigoye biracyagoye we haracyarimo akagobeko ariko aba bombi babiri baratekerezwaho Rayon Sport ahangaha mana yaje none namwe muze kumbwira murenze hari icyo yaba adakoze aba bakinnyi bombi kudasohoka mu gihugu nabari icyo ngicyo kuri Rayon Day barabambaye umwenda wa Rayon Sport kandi noneho aba ukuntu bizagenda nibiramuka bibaye ntabwo baraba bari igicumbi ntabwo barakora imyitozo igicumbi nta nubwo barabasinyisha ngo baberekane kuri Rayon Day Tadeo yakoze agashya kuri Rayon Day surprise azana uwitwa Pavel Nzira bare bamubonye barumera bagati tikarabaye Pavel Nzira niwe surprise barumirwa neza baragati nta surprise irimo ariko surprise ya Ruboneka nashaka biruboneka nashaka be Niyomugabo Claude nabakinnyi bazonze Rayon Sport ariko kubashaka ntabwo tuvuze ngo tubifurije kutabona amakipe hanze bayabonye bakagenda it's okay it's all right ni iterambere kuri bo ni iterambere ku gihugu of course ariko mu gihe ntaho babonye bareye beware ufite abanyarwanda beza mu Rwanda n'umunyamahanga uje abamwiza arakina bigakunda ubwo rero aho ni kuri abo basore babiri b'ikipe ya APR mu byumve ko Rayon Sport bari intambwe ku ntambwe ngo ba APR nta nubwo akira aba APR kwandi ubu naba bari free agent uramushaka urahura na kampu ye muganire miliyoni 50 ni 60 Rayon Sport iri tayari kumena abantu cyo bita kumena abantu kumena babiri kubufatanya na Jaira twakayibwira ati kuri Rayon Day dushaka surprise turashaka kumanura abakinnyi babiri bahagaze miliyoni 120 z'amanyarwanda ubwo numva ngo byibura buri umwe 50 buri umwe miliyoni 70 tuzajya duhemba ibihumbi 3 by'idolari weze irati niba ushaka kuza stade Amahoro abare bakabambaye imyenda yawe muzankano bayitsapte be mena migitora ubwo Rayon Sport ifite
ifite uburyo bwinshi bwo kurishisha amakampani ikabona amafaranga. Ibyo yabibwira Skol, ibyo yabibwira Beka, yabibwira Airtel, yabibwira Gerati, nababwiye kampani ya insurance y'ubwishingizi hano mu Rwanda igiye kuza muri Rayon Sport. Ibyo Rayon Sport yabibwira bikavuga ati kubw'ubufatanye dufitanye n'umubano mwiza ni mumanure igitoro, tumanure izi ntwari, izi nkube, aya mashanyarazi abiri tuyashyire hariya. Ariko ntako muze kuntekereza mumbwire nka competition yaba iri kuri gatatu ya Rayon Sport, Ganijuru Eli na Claude Niyomugabo, waba ari umuriro. Ruboneka mutekereze ari kumwe na Fabio n'uwo Jingale, tutarabona wenda Jingale ashobora no kuzaza akabicaza ugasanga n'umupeti muto uzi umupira mwinshi ugasanga arabicaje. Ubwo rero diru ya Ruboneka ni nayo mpamvu ntekereza ko ibintu bya Rishari byagiye gake, ibyahe n'uri musanga bikaba biravanze, bikaba biri kwihuta cyane kurenza ibindi byose. Ubwo mube mufatiye aho, mube mutwariye aho kuri abo bakinnyi bombi, abo abariho mubaniye ibindi byinshi cyane, byinshi birenzaho ni hano kuri Rayon Sport TV. Nari bagiye gutanga publicité yanjye mbere y'uko nkomeza mw'abantu mwe aba diaspora, namwe natangiye kubakira kuri channel. Ufite channel rwose yakunaniye, warayikoze, ura content warayikoze, sikugiye gushyiraho content buri umwanya, wenda uranahuze. Twe twaba turi kugushyiraho content, tukaba turi no kuyizamurira amasaha n'abasabu n'iki byose no kuyimonetiza, niba itari na monetize waza ugakomeza na content zawe n'abantu barabaye benshi. Cyangwa ukavuga afite kakunaniye se, wenda ukaba ufite nako bahaniye se bakubise amastrike menshi kakaba karavuye ku murongo, birashoboka ko twatangira kandi aze mu mezi 2 gusa kaba kamaze kuba monetize, katari hasi 10,000 by'abasabu, katangiye gukorera iki ifaranga. Wowe twandikire, ndabwira aba diaspora mu Rwanda twarafunze imiryango iri closed mu Rwanda. Mu Rwanda wikurirwa twandikira rwose, ndibwirira umuntu uri pare. Nababwiye ko mu kwezi kwa 8 bari kunuganuga ko bashobora kudukubita monetization hano mu Rwanda, tugatangira kubona ama spots ya ads, ya ma publicité atuma revenue ishobora kwiyongera. Urumva rero iyi ni business serious, kandi ndabivuga ubu mu gihe bitaraba. Igihe bizaba byaba bitekereza gukora iyo business bishobora kuzaguhenda cyane, kubona ubigufasha kurenza uyu munsi uko wahita umfatisha tukagendana. Mfite groupe nini, biva company ni groupe nini, ntabwo uzabura ibiganiro nka 2 ku munsi cyangwa 3 kuri channel yawe, videos. Nababwiye ko tuzaba turi Gicumbi dufata amashusho dushyiraho, twaba tuyibye baba yaduhaye, twaba wowe uko inkimeze kose uzahirige gutyo, ntukite uko imeze, pa kubona ari inyama gusa, ninshake nzabe nayimize, ariko channel yawe biriho boss. Ubwo rero nimero ibipininza aho hasi rwose mujye mu munyandikire, tinone neza cyane nta kibazo. Iyo ni advert yanjye. Mu minsi mike mfite nakandi ka advert kama cakes, tuntu twitwa cakes n'imigati myiza cyane, umutara mubikora rwose. Nduma muri kira cyumweru gitaha nzatangira kwerekana mwagurira ama cakes. Ufite isabukuru, ufite ubukwe, ufite ibirori runaka ushobora no kubukeneye kukagura kagashyira muri firigo, abana bikundira agakeke, nzababwira services ze guhera ku musoko wa mbere. Ndatangira kubamamariza mwakura delivery, arayikora rwose y'ama etage nka 20, yayikugezaho waba uherereye hose, ewa neza cyane nta kibazo. Ubwo rero mwimufungiyeho, niba ufite business nawe yizane tuyamamaza nta kibazo. Nushaka gukora capati nta kibazo rwose, turaganira. kandi bura kwamamaza ikiza cyo ntukajye ugira ngo abantu bamamaza ntago bazibanga ririmo. Niyo naba ndebwa n'abantu 100 ukamamaza business yawe ikavugwa, abo bantu 100 subuza ari bandi ntabwo ubuza bariho rwose. Nibwo ntawe ngiye kuvuga byinshi, ubwo naye nari mbanje kwitwikira kwanza, mwe nzaye mba amakuru gusa, nje nese nje mbayeho niko namwe mubizi. Yes, Rayon Sport yageze muri Nigeria, ari ku rutazamu witwa Godwin Obeja, ngira mwamubonye. Godwin Obeja sezo ishize atsinze ibitego 14 last season, afite ibitego 14.
uyu Obeja naraye ndebye muvomaje ndeba uburyo akina nawe ni box pocha ngo ni wa nimero 9 wahara muri box, ariko ni wa mu nimero 9 ushobora no kujya hanze ya box uzi gutsinda ibitego byo muri Angle Filime. Niyo wararebye witwa Sergio Kun Aguero wa Man City, muramuzi se? Ntabwo mwabura kwa mumuzi. Zamuvoma za Aguero Kun, Sergio Kun, buryo yakuraga agapira hanze agenda agasunika akubeshya ko ari kwenda gake agahita kurasa icumu riteye ubwo. Niwe witwa Godwin Obeja. Hano mu Rwanda aherukaga mugenzi witwa Godwin Odibo muri equipe ya AP. Uyu yitwa Godwin Obeja. Ibitego byo muri Angle Filime arakura, afite ikintu cyitwa shot. Noneho guhagarara ro timing aha nabahagaze baravuga ati kame nkwere, iyo uyimuhaye ntabwo ayifunga ngahindukire ngo ngasubira inyuma ngo yidetashe kanga ngabanze uyimuhaye ari hano uyivuye mu ruhande no stop atanarebayo, zamurikiranye gutya gifunguye atanarebayo, umupira ajya kukura mu rucundura. Uyu rutayizamu Rayon Sport muriho, ariko ntabwo ari we wenyine, hari n'abavuze Victor Mbawoma Chukwuemeka Mbawoma nawe ngo bamuri, ariko Rayon Sport ifite nababwiye ko ifite dokima zirenze 3 ku meza zaba rutayizamu, bose bagisesengura ngo barebe ngo ninde urafitinga muri system yacu, ibi bintu tugiye gukina byacu ninde urabifitingamo. Niyo mpamvu nyina nirinze kuvuga izina rya rutayizamu. Ariko none turi kwa gatandatu, ejo turi ku cyumweru, ejo ni mugoroba ndaba namenye, kubera ko abakinnyi ba Rayon tariki 5 hapa Kigali. Iki ni icyumweru cyo kwakira abakinnyi gusa, ni mu gitondo twagiye kwakira witwa Charles Chaplo, namubonye rwose ni umudefenseur muremure wumutse arumutse pe arumutse kandi azi n'umupira jingal borasori Charles Chaplo burazi n'umupira bakunda kumwita Pastor Javi Pastor, nimumuzi yakine muri Espagne muri za Barcelona, azi umupira kabisa ku kirenge nipe ni coupe one touch abantu bize gutoza barabyumva. One touch niba ari na kame yagusubize uragafunga wongera ni arabyumva, ni nacyo bamuguriye cyo kimwe na Mutumona nawe nicyo bamuguriye, nuko nawe yumva system akaba akina agapira keza karyoshye. Uwo ni rutayizamu rero. Rayon Sport iri kuri nimero 10 mwabantu mwe ubu ngubu nibwo twajya mu mazina. Amazina Rayon Sport yazanye mbere mwagiye mwumva ukuntu twagiye tuyavuga gake gake, ubu nibwo tugeze mu mazina. Rayon Sport iri kuri nimero 10. Arabagiye no bavuga muhire Keve mube muretse gato, muretse subiri kidogo, nikabazahirwa bavuga ati subiri kidogo gake. Rayon Sport iri kuri nimero 10 banange, ni nimero 10 wabaye MVP muri shampiyona y'iwabo. Iyo ni shampiyona ikomeye, ntabwo ari za Benin, ntabwo ari shampiyona ikomeye muzi mwumva mu karere. Banange nimero 10 wabaye MVP. Ibihumbi cyakoze numvishe 45 ku meza, utabifite ntibikunda. Rayon Sport iri kwiga umukinnyi ikavuga ati wa mukinnyi we niba tukurutishije abandi tukaba tugiye kukuzana, iri ko ni ngombwa ko cyangwa se birakwiriye ko ubu merita koko kuba tukuzanye tuguhaye amafaranga ruta y'abandi. Rayon Sport iri kubanzika kwiga imitambukire yawe, imigendere, imyicarire yawe, imihagurukire yawe, imuganga yandirimo ngo warandondoye uramenya umenyera kure cyane. Nyine
Reyo iri kubanza kubarondora niyo ntabwo ubuka muri transfer za Rayon Sport gake. Iyi Rayon Sport yarankonfirimye mwabantu mwe maze imyaka myinshi nicaye hano kuri Viva mbaganirira Murera, ariko uyu mwaka yarankomye pe, tujye twemera yarankomye. Uyu nimero 10 rero aratsinda, afite ibitego biri hejuru ya 10 muri shampiyona iheruka. Asiste zo n'ubwatsi ntabwo waba. Shampiyona azavamo nayimenye, ikipe azavamo nayimenye. Ubwo rero iyo wamaze kumenya ibyo bintu bibiri, bivuze ngo n'umukinnyi ubagize gute uba wamukandagiye. Ariko mu gihe atarafata ikaramu n'urupapuro ngo atereke umukono ku masezerano, sinzi niba asinyisha iniyo, sinzi niba asinyisha imoso, mu gihe ibyo bintu atarabikora ntabwo nemerewe, umunwa wanjye urafunze. Ariko namwe ntibibacumuze, ahubwo mwe mu byumbe mwumve ngo hari nimero 10 hatari hani Nyarugenge. Uraza oya Kevin ni mwiza, yanatanze ibyo yari afite muri Reyo kandi rwose pe, thank you Kevin, thank you. Kuva wava muri Reyo ntabwo yigeze haboneka nimero 10 ngo kuza ngo asibe icyuho cyawe ngo akibagiza abareyo. Ntabwo higeze haboneka undi muntu uzangabe nimero 10 ugiye kumanuka Kigali ahangaha muzajya muvuga ati ese iyi ni Reyo, naye zibabwira ati ndireyo. Umugani wa ya ndirimbo yatewe ati bazajya impaka cyane bati huriya ni wawe, abandi bati siyo, abandi batasana, nawe uzazubabwire uti ni mugiye kujya muri Rayon Sport ikinaga iyi ni Reyo ni Barcelona ni nyine naye babwira ati oya ndacyari ubururu n'umweru. Iyi Reyo ngewe imikino myinshi ya Reyo nzayanyireba nicaye ahantu amaguru yanjye ari ahantu hari umwana mwiza umasa ibirenge, mfite akakokte, mfite akitakoryi samu yitungo hariya, nambaye uturinete, nambaye akama ya mindi ku mazi, niryoherwa n'umupira. Rayon Sport yahari ingingo iyi Murera nirinze gukabya, ariko turaza kuba turi kumwe Gicumbi, tuzabona iby'amaso yacu atarabona. Umuwinga ntiyageze wa mbere ufite ibitego 16 birenga, haramanuka undi muwinga w'umunyamahanga umushaka. Byibura Rayon Sport muri ira sector offensive kira gice cyataka igomba kuba afite ibitego bitari munsi ya 60 ku bakinnyi baje current baheruka ntarumva ngo ni ibitego ngo bigeze gutsinda ngo muri ngo mu mateka oya ako kanya bavuga ko bafite ibitego bitari munsi ya 60. None ugashyiraho byaba nimero 68 ba defense n'abakinnyi Rayon Sport zabihagaze mu bitego k'ijana kuri sezo. Iyo kipe nidatwara igikombe biza keretse agize Rwangenda yindi iboneka, akagira abavunika, akagira bikanga. Ariko uburyo Rayon Sport yitondewe impungenge nizishira, kwiganyira ni gushi, kubunza imitima ni gushire. Ahubwo twe mujye munyemera twicara hano kuri Viva dukora ikiganiro cy'iminota 30 tuvuga gusa ngo we Mabure narakubwi hari match Rayon Sport izagitsinda akonvenke ikonvenka cyane nze n'itari mu minota 20 n'ubwo ati Mabure narakubwe banga kumva, Mabure ndakubwira ngo nta mupiruza, Mabure ndakubwira ngo nta buzistrictere Rayon Sport bikora iminota 20 n'indareza nigendero. Ubwo muzamwumvise ubutumwa natanze ubwo aribo Rayon Sport risokira iracyari ro. Ubwo Zuberi na Eritatu ntabwo nyibavuga, Henry Musaga ntabwo nyimuvuga, Tadiri Dan n'ibintu byamaze kurangira. Kwiza Olivier ntabwo nyimugarukaho, Tadiri Dan byamaze kurangira. Gusa Rayon Sport yashaka undi munyezamu wenda we ntabwo turi kubigarukaho cyane, ariko harimo rukuta rwitwa Kwiza Olivier byose babisengeye. Ntekereza ko nta kindi kibazo kiba kirimo habe n'iki na kimwe.
Shapuru yahageze, abandi bitarenze tariki 5 baza ko bageze mu Rwanda tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, bivuze ngo guhera kuwa mbere kuzamura bari kugera hano i Kigali. Tuzahita tujya Gicumbi kuwa mbere, turaba turi Gicumbi. Uzajya hagera azajya zaruhuke Arivewe timunyarukana mu majaruguru hariya Ibyumba, kari ahantu habagasuru. Abantu b'Igicumbi mu mutegura kagasuru kanyugo k'ibyumba karyoha. Ninjya mva ku myitozo ya Rayon Sport mvuye kureba ibintu biryoshye cyane, zayanza mitende nzagasuru k'ibyumba k'Igicumbi, ubundi njyamemere neza. Rayon Sport iracyakora ku bafatanyabikorwa bayo, iracyabategura neza cyane kugira ngo izabamurike kuri Rayon Day mu tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Nibwo rwose Rayon Sport izategura Rayon Day, murabizi neza cyane. Ubwo rero nibyo nuko nkuko bimeze, isoko turacyariro, izi ni transfer nizo zari zinzanye gusa, ibindi byinshi muri Rayon ni hano kuri Rayon Sport TV. Reba ko amaze gukora subscribe n'usa utari bayikora, bibaze ngutegereje iki nicyo gena ko anyatereka ibigano byacu bikozwe neza, amajwi meza, amashusho meza, tekerezo byanyu hasi muri comment. Cyo tubana umunsi kundi nitwa tushimye shiri bereka babwira ngo bye naho mu bindi biganiro.